ubwo nzisanga mu ijuru kwa data hamwe n'abera ibihumbi batabarutse tubona umwami Yesu amaso ku yandi tubone bene data twakundaga mu isi twibagirwe imiruho twaciyemo twanesheje nibwo tuzicara turuhuka iwacu ubwo nzisanga mu ijuru kwa data hamwe n'abera ibihumbi batabarutse tubona umwami Yesu amaso ku yandi tubone bene data twakundaga mu isi twibagirwe imiruho twaciyemo twanesheje nibwo tuzicara turuhuka iwacu ico gihugu ntikizinjira mwabanduye imitima nkeretse abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama niba Imana itwishimira izatubaha icyubahiro kubw'imirimo myiza wakoresheje uyu mubyeyi kuva avuka kugeza iki gihe imirimo yose yakoze turayigushimiye turagushimiye ko wamunyujije mu bikomeye n'ibigoye ariko igihe nk'icyo ukaba umuruhuye imiruho n'imihati y'isi turasaba rero gukomera kwawe n'ukuboko kwawe kw'Imana ngo kubane n'umuryango we asize kandi ubwiza n'ubuntu bwawe ukomeze bumurike buganze amahoro yawe aturuka ahera hawe akomeze iyi miryango yose aho avuka aho yashatse aho yabyaye n'uburinzi bwawe ukomeze imirimo ye ntizazime imirimo ye izakomeze ivuge kandi igaragare kandi igihe cyose tuzaba tukiri kuri iyi si tuzamushimira ku byo yakoze byose ukomeze buri wese amahoro yawe n'ubuntu bwawe ukomeze kutwikira mu izina rya Yesu tugiye gukomeza tugenda rero tugendane nawe gahunda zose zikomeza hariya ziyobore kurinda dusoza mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu amen. Imana itwishimira izatugeza muri Kanani y'abera ariko izatuma nshima ndirimba ubwo bazasoma ibitabo by'amazina ati wowe wakoze ibyiza ukiri mu isi injira mu munezero w'umukozi mwiza azampoza amarira mbona inshuti nakundaga maze mbwira Yesu uti mwami wancike hari ikizatuma nshima ndirimba ubwo bazasoma ibitabo by'amazina ati wowe wakoze ibyiza ukiri mu isi injira mu munezero w'umukozi mwiza azampoza amarira mbona inshuti nakundaga maze mbwira Yesu uti mwami wancike ico gihugu ntikizinjira mwabanduye imitima keretse abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama niba Imana itwishimira we izatugeza muri Kanani y'abera niba Imana itwishimira izatugeza muri Kanani y'abera.
twishimira izatugeza muri Kanani y'abera. Ubwo nzisanga mu ijuru kwa data hamwe n'abera ibihumbi batabarutse, tubona umwami Yesu amaso ku yandi, tubone bene data twakundaga mu isi, twibagirwe imiruho twaciyemo twanesheje, nibwo tuzicara turuhuka iwacu. Ubwo nzisanga mu ijuru kwa data hamwe n'abera ibihumbi batabarutse, tubona umwami Yesu amaso ku yandi, tubone bene data twakundaga mu isi, twibagirwe imiruho twaciyemo twanesheje, nibwo tuzicara badashobora no gutabara. Ejo hari nubwo bishobora kubwira ngo noneho umuntu agume no mu cyumba cye, ushobora no kuza ikiza kivuga ngo buri umwe ajye mu cyumba cye, noneho ikiza kije ni icy'amaso, nureba umuntu arahuma nangwa arapfa. Bivuze ngo nabyo birashoboka, nureba umuntu arapfa nangwa se arahuma. Bivuze ngo n'umugore wawe yajya mu cyumba kimwe nawe ukajya mu kindi, umwana akajya mu kindi, buri wese akirinda kureba mugenzi we. Ubu rero ibyo byose birashoboka, ibihe byose ariko bihora ari iby'Imana. Abanyarwanda bavuga ngo ibiteye inzara itera naho bahahira. Turashimira Imana ko kugeza uyu munsi mu Rwanda nta muntu urapfa. Ariko kandi urareba wasoma mu binyamakuru, wareba hirya no hino muri Amerika ari abantu bajyaga bahungiramo bavuga, ukumva abantu ejo hapfuye 700 barenga 700 barenga, n'abantu benshi. Kubona imirambo irenga 1000 ni ikintu gikomeye cyane, ariko turashimira Imana ko twe tukiriho kandi tukiri bazima. Ibyo byose rero bigenda bitera ikintu kitagira aho uhungira, kitagira uvuga ngo uyarakomeye. Ni ikintu gikomeye cyane. Hari umuntu umwe wambwiye batwaye ejo bundi muri abo bagenda batwara bapimye bagatwara, bajyana abana b'urwo rugo 3, bapimye umukecuru arimo basanga ni muzima, n'ababyeyi basanga ni bazima, bapimye umukozi basanga ararwaye, bamujyana ahantu bajyanye abo bana mu hoteli. Ageze yinjiye mu cyumba, ahamagara sebuja ati ntacyo mutazangeza, nta naho mutazangeza. Urumva mwumva n'ibyo ntaho mutazangeza no muri hoteli mwinjejejemo. Kubera iki? Barakomanga bakazana ibyo kurya. Arareba igitanda kareba, ariko bivuze ngo ntaho batazamugeza na corona bayimuteye. Bivuze ngo iki kintu ni ikiza gikomeye ariko gikenewe. Ariko ibyo bihe byose reka turebe icyo Bibiliya bivugaho mu butumwa urwandiko Pawulo yandikiye abikorera n'ababwiye ngo Abakorinto ba 2 igice cya 3, Bibiliya tubwira ngo hashimwe Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo nasi, ariyo data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyirihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose. Duhumurisha ihumure
twahawe n'Imana, ngo kuko nk'uko ibyo Kristo yababajwe byadusesekayeho cyane, niko no guhumurizwa twatugijijwemo na Kristo. Reka wenda turekera aho ngaho. Ihumure Pawulo yavugaga bo bari bafite ibibazo bikomeye byo gutotezwa bahurwa Kristo, ariko ngo agezeyo arabireba, baratotezwa, barihisha. Utekereza kwihisha mu nzu, ukihisha mu nzu wihisha abantu kuko wavuze izina rya Yesu. Ariko agezeyo arabandikira arababwira ngo iryo humure twakuye ku Uwiteka Imana niryo tubabwirisha kugira ngo naryo namwe ribahumurize. Iryo twahawe, Yesu ahimbazo cyane, twahawe ihumure rituma duhumurizwa natwe tugahumuriza abandi. Nta kindi twababwira, ni ihumure gusa ngo muhumure kandi mukomere. Byarashobokaga ko uyu mubyeyi yari kugwa na ruguru n'abana ntibamushyingure, abari ahangaha, nkuko n'abandi nanone bari ahandi batamushyinguye, ariko nkuko n'abandi ubu abari Gasyata n'abari hehe batashoboye kuza ahangaha. Bivuze ngo ibihe byose bigenda biduha kwiga no kumenya, ariko kandi hirya y'ibyo hari ihumure ry'Imana. Hirya y'ibibazo, hirya y'amarira, hirya y'agahinda, hirya y'ingorane, hirya yo kubabazwa, Uwiteka Imana ni ihumure ryacu. Haleluya. Kandi nta handi tubikomora. Abari muri Kristo Yesu bazahorana ihumure, nubwo byatutunda, nubwo byakomera, nubwo byagira bite. Yesu ibyo yahumurijwe, yagiye ku musaraba kugira ngo duhumurizwe. Amaraso ye aduha ubwishingizi bukomeye butuma bavuga ngo nubwo bicika, nubwo abandi hirya bagowe, nubwo abandi hirya baruhijwe, ariko twebwe dufite ibyiringiro. Haleluya. Ibyiringiro byacu ntabwo bishingiye ahandi hantu. Umuntu yajyaga agera yarwara akiruka ngo ngiye kujya muri Amerika, nangwa ndajya mu Buhinde. Ariko iyo ugiye kureba ubu ngubu bivuze ngo n'abakomeye babuze izindi nzira. Haleluya. Abakomeye, abize, abafite ubushobozi, abafite amafaranga babuze ibyiringiro, nta handi bagifite ibyiringiro. Ariko twebwe iwacu ntabwo ari inahangaha. Bibiliya tubwira ngo iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azaza, nta nubwo tuzagera tugendesha amaguru. Haleluya. Bibiliya avuga ngo wampamagare nakwita washatse kubona imirimo y'amaboko yawe. Ntabwo tuzagera turi bazima, biranashoboka, nabyo birashoboka. Uko Bibiliya tubwira ngo hahirwa abapfapfira umwami ngo aruhuke imihati yabo. Ariko nanone niba hari n'abashoboye uwo mwami azaza. Amen. Amen. N'urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike, nabo Abatesalonike ibice 2 naho ngiye gusoreza. Abatesalonike ba mbere ibice 3 ibice 13 bitugaragariza kugaruka kwa Yesu. Ibyo tuzi cyo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwa. Ikindi cya kabiri, abari muri Kristo Yesu ntabwo bacika intege nk'abisi. Amen. Ubu ikibabaje abantu benshi babuze ibyiringiro, babuze nta n'icyo bafite bafata. Ariko n'abantu barimo baravuga ngo ahari noneho washaka Imana. N'abatayizi abantu baravuga ngo ahari washaka Imana. Ariko hari nubwo dushobora kuba tunibwira ngo iki ni icyorezo kije kirimbura, ariko hari nubwo wasanga ari n'inzira z'Imana. Erega abantu benshi bishakiye gusa n'Imana no kuyirenza. Umuntu agashaka umugore, agashaka kuba umugabo, izindi ngingo zose. Ibyo byonyine bishobora no kubabaza Imana, ikaduhindura, ikaduteza Imana y'imbabazi. Ibyo byose ni isomo ikeneye abavuga ngo Uwiteka we tubabarire. Haleluya. Tubabarire twagucumuye, tubabarire twagenze uko dushaka. Abazungu bari bageze igihe biyumvamo ko bari Imana, none bakavuga ngo n'abantu nimushaka mubirukane ku kazi, tuzakora za robo yo mu ijuru. Tubabarire iduhe kumva ko mu bihe nk'ibi nubwo bimeze bityo, nubwo bisharira, ariko twibuke ko hirya y'ibyo hari Uwiteka Imana. Bibiliya tubwira mu gitabo cya Zaburi 93 aravuga ngo guhorera kw'inzuzi zirahorera, ngo guhorera ibikomeye byose byahorera, coronavirus yahorera, ariko hejuru yabyo Uwiteka birusha imbaraga. Haleluya. Uwiteka birusha imbaraga. Reka turebe aya magambo ngo ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya ibyo basinziriye, mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ari nako twizere yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira
tubibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tuzaza basinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo, tuzamurwe mu bicu dusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Amen. Nta yandi magambo kawo, kereka amagambo y'ihumure gusa. Abasinziriye muri bo ari n'abazasinzira nyuma. Urumva Pawulo we muri Tesalonike bamwumvise nabi, kuko bamwumvaga nabi batekereza neza ko yababwiye ko ngo twebwe. Pawulo yavugaga mu bwinshi twebweho abazaba bakiriho, abazaba barasinziriye, ariko bibwira ko abasinziriye nta mugabane bafite mu ijuru. Ariko icyo tuzi cyo ari uwasinziriye, ari ukiriho. Bibiliya yavuze ngo abasinziriye muri Kristo Yesu babitse ibanga ryabo, bafite kode yabo, bafite password n'umwami wacu, bafite ibanga baryamanye. Kubera iki? Ngo nibo bazabanza. Nta nubwo birivuga ko ari twe tuzabanza kumva, kandi tuzaba tukiriho. Ari abazaba bakiriho, ari uzaba yasinziriye, ariko muhazabanza kumva babandi basinziriye mu ijambo ry'Imana, baryamanye iryo banga. Yesu ari mazo cyane. Rero yarabitse. Uzi kubika depo ikazakurinda ukabana nayo. Uzi neza ko abantu ushobora kurwara. Naganiriye n'abana ubushize, namugenda baza mwameza, tuzi ko yarwaye. Uzi ko abantu barwara kanseri irababaza, iraryana, ariko irabarya abandi bakaboroga, ariko we iragenda ifata wiri. Uwiteka Imana ashobora kohereza ikinya kigafataho ikibabaza kiri, ukabaho kandi ukarinda usinzira utababaye. Kubera iki? Niwe nyiri ububasha n'ubushobozi. Rero dushima Imana ko imuhamagaye muri iki gihe, dushima Imana ko mubazabanza kumva azaba arimo, kandi ngo niturangiza tuzajyana n'umwana, tuzamusangana nawe azaba arimo. Yesu ari mbazo cyane. Ngo abazaba bakiriho nabo bazahindurwa. Ibyiringiro dufite rero nuko tuzicarana n'umwana, nuko tuzabana nawe ubuziraherezo. Rero biratubwiye ngo mumaranisha imibabaro no kubwirana ayo magambo. Ijambo ry'Imana ribahumuriza urugendo turimo, nubwo twahura n'ibikomeye, ntimuzave mu nzira y'Umwami wacu Yesu. Ijambo ntirizabavemo, muzaba kandi dufite ibyiringiro yuko ijambo Bibiliya kandi ritange ihumure n'ibyiringiro byo kuzabana nabo. Turagushimiye Uwiteka Imana neza. Urukundo rwawe ruzahora witeka ryose. Uri Imana itatureka, uri Imana itatuva iruhande, uri Imana idukomeza mu miruho n'imibabaro, uri Imana ifata ibikomeye ibiremereye ikabyoroshya. Mu izina rya Yesu turagushimiye mu gihe nk'iki uhamagaye umubyeyi. Turasaba uburinzi bw'isumba byose kuba ku bana be, uburinzi bw'isumba byose kuba ku muryango. Ntihazigere haba icyuho na kimwe, ntihazigere haba kwitotomba kuvuga ngo ariko Uwiteka tuzi neza ko ukorera ibintu byawe mu gihe cyawe. Turakwinginze ngo woroshye ibikomeye, ukomeze utunganye ibidatunganye, ukomeze wagura imbago zawe muri uyu muryango, kuko imirimo yagombaga gukora yarayikoze. Ngo maze igihe imirimo ninyirangiza uzampamagara njyewe. Tugushimiye ko muhamagaye mu gihe nk'iki. Komeza abasigaye kugira ngo basigarane ibyiringiro byo gukomeza imirimo yakoze itazaba impfabusa, byo gukomeza imirimo yakoraga kugira ngo atazaba icyuho. Ubagurira imbago, ubatwikire, ubanezeze, ubarinde kugeza igihe tuzasanganira umwami tuvuga ngo Uwiteka waraturinze, natwe turagushimiye. Amahoro yawe n'uburinzi bwawe ukomeze ubane nabo, kugirirwa neza n'Imana kutwikire kugeza igihe uzagarukira mwami. Urakoze ko byose biba nk'uko ushaka, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen. Hanyuma dusezere umubyeyi wacu ahangaha. Reka twumve Mefranyi avuga umwirondoro wiwe, aho umutwe ukwiye ko aratubwira mu ncamakeya n'uwo tugiye gusezera uwari. Tubanje guheza Pole umuryango wose, ndetse n'abaje kudufata mu mugongo. Nubwo
turi mu bihe bigoye biruhije biteye agahinda ariko tureke gucika intege tureke ko ibyo twagambiriye zo gutegurira umubyeyi wacu ibirori n'Imana irabizi nubwo byahuriranye n'ibi bihe ariko tureke gucika intege. Muzi amazina yiwe yitwaga Zirayi Nyiraganza mwene Kirayi na Nyirabira Nyirabirayi yavukiye muri Kongo mu mwaka w'1953 yashakanye n'uwitwa Sebanyana Mwesanyi. Imana ibagirira neza bahumugisha babyarana abana 9 ariko 3 baramubanjirije bitaba Imana 6 nibo bahari ndetse n'umutwara wiwe nawe yaramubanjirije yitaba Imana. Imana ikomeza kumugirira neza. Abo bana bagenda bagira umugisha nabo barashaka bubaka ingo. Ubu nyine yari afite abuzukuru 27 n'abuzukuruza 2. Umuryango wose umukomokaho n'abantu 38. Ubuzima bwe bwa gikristo yaravutse avukira mu itorero arikuriramo ndetse arishakirwamo. Yabaga muri Sepak kuva tuvutse turi abana batoya. Bamusanze ari mu itorero akomeza kutwigisha ingero nziza. Umuzeyi wacu yarangwaga urukundo rwinshi cyane no mu rusengero akarugaragaza mu buryo hari ibikorwa byinshi yakoraga mu itorero kubera urukundo yagiraga. Hanyuma mu buzima bwe bundi busanzwe yabaye umuhinzi n'umworozi kandi abikora neza. Impamvu yabikoraga neza, hari igihe abantu baza bavuga ngo umugabo n'umugore bahuza imbaraga bakubaka urugo, ariko we umutware we wamaze kumusiga yamusigiye abana, ariko ibyo byose abikora neza. Ari ubuhinzi abukora neza, yabikoranaga isuku ryinshi ndetse n'ubworozi akabukorana ubushishozi bwiza mu buryo yaberaga abantu bose intangarugero bakaza kumwigiraho kandi ari umuntu w'umumama. Ugasanga ibintu byiwe ari uburyo bwo akorora neza. Imana inamugirira neza, aratunganirwa. Muri ubwo buhinzi bwe n'ubworozi yabikoranyemo wa rukundo yaragiraga. Yafashije abantu benshi, agenda bagabira inka, yareze abana benshi ndetse ahantu yarari hari amashuri agakunda gucumbikira abana benshi kubera yuko ariho hari hegereye amashuri. Ubona umutima w'urukundo yagiraga. Twari tukimukunze kubera ibikorwa byinshi yatugaragarizaga mu muryango, ariko bigeze mu kwezi kwa 11 afatwa n'uburwayi. Iriya ruguru yarari muri Kongo baragerageza birananirana, tumutumaho araza hano mu Rwanda. Kubera rwa rukundo yadutoje, abana bagerageza kumwitaho n'indi miryango yose bamwitaho, baramuvuza uko bashoboye. Iyo biza kuba imbaraga z'abana b'abantu bakoze uko bashoboye, ubuzima bwiwe twari kuba tukibufite. Iyo biza kuba imbaraga zacu bakoresheje uko bashoboye. Ntabwo nabashije kuvugana na mushiki wanjye ngo tube twateranya amafaranga twakoresheje mu kumuvuza ni menshi, ariko umunsi wo gusoza ikiriyo wenda tuzabibabwira. Hagaragaye imbaraga zikomeye mu buryo na telefonaga mushiki wanjye akambwira ngo no mu bitaro aho yari ari Kanombe babyibazagaho
bakavuga ati se uyu ni umubyeyi wanyu, bareba ukuntu arimo amwitaho n'abaganga n'abandi bakabyibazaho cyane. Ariko umuryango wakoze uko ushoboye kugira ngo ugerageze kubungabunga ubuzima bwiwe, ariko Imana yamuremye, Imana ibifiteho ububasha, yaturushije imbaraga iramutwara, kandi dufite ibyiringiro yuko aho yagiye niho heza. Yagiye twari tukimukunze, ariko Imana iturusha amaboko yamujanye. Tugomba kwishima kuko aho yagiye ntabwo ari uzagaruka kudusanga, ariko nitwe tuzamusanga. Rero Imana twebwe twese turi kugira ngo tuvuge ku mwana we Erika wamurwajije igihe kirekire niwe wandi kuvuga, hanyuma turakumbanya bakamushimira Imana, ariko mbere dukoresha umwanya muto kugira ngo gahunda yubahirizwe. Ndashimira Imana cyane ko guhagarara kuri uyu munsi w'Imana hari byinshi, niyo mpamvu twabisengeye ababyeyi barabizi. Ndashimira Imana ko twabanye n'ababyeyi bacu kugira ngo tugerageze mu gihe twabanye nabo neza. Mama yakoze neza kandi sinari mu kumugwaza kose aho yageze, sinigeze numva umuntu agomba gukira tukabana tukongera tukamubona, kuko tukimufite nk'umunyagenda. Numvise umutima wanjye uruhutse, mbasha kubyakira, kandi numva ijwi ry'Imana. Numvise ijambo rivuga, Dawudi yavuze ngo Dawudi ibyo yakoze ari gusengera umwana yambara ibigunira. Nari tumaze amezi menshi nta kindi kintu dukora, twita kuri mama gusa kuva mama ageze hano. Ibintu byose turabihagarika kugira ngo mama abe muzima, ariko mama agiye numva rya jambo Dawudi yakoresheje, umwana we amaze kwitaba Imana ngo yarose arambara neza, arakaraba, ashimira Imana ku byo yari arimo atabishoje. Natwe mama yashoje urugendo rwiwe neza. Mama ari ibintu byinshi buri wese arabizi abamuzi. Mama yari umunyabwenge birenze. Ndabyibuka nigeze kugera mu rugo nkigira ubutayu, umugabo umwe abonye byinshi arambwira ngo babona ngo mfite ubwenge nk'ubwa mama, bazaze ngo nje iwabo umenya byinshi. Ndamubwira ati nta kibazo, reka nige nzagira ubwenge bwinshi. Arambwira ngo se uriga se uzageze nko kubwa mama wawe? Mama wawe yize ko agira ubwenge buhebuje. Arambwira ati ubwenge Imana yamuhaye niyo mwakwiga amasomo angana gute nubwira kuri ubwo bwenge. Mama yaragira ubwenge, mama yaragira umutima w'urukundo, mama yaragira. Ariko natekereje nsanga mama ntabwo yigeze aba umunyamusengesho usenga cyane. Igihe mama yagaze asenga ari gushima Imana. Ikindi, umuntu wese wasangaga mama afite ikibazo ntiyagaze amusengera ngo Mana amusubize, ahubwo yica muheza. Nimba arusha afite inzara akamubwira ati fata kimasa uje guhaha, nimba ari mu muhana yagaze ahinga, bandi bakagira inzara, iwacu bigicuzuye bose ugasanga niwe ugenda aheza abantu bose babuze. Ibyo bajya mama yakoze neza. Ari igihe Imana yamuhaye umugisha, kuko ukuboko gutanga uhora kuri hejuru guhabwa umugisha. Mama ntabwo yigeze akena. Hari igihe bamuhaye bamunyaze inka, ariko ntiyamaze n'umwanya munini. Icyo gihe yahise abona, arongera agira inka zihagije, akomeza afasha abantu. Mama yabaye intwari. Ndashimira Imana ko ahagaze kuri uyu mwanya, na musaza wanjye n'umukuru wanjye n'umutware wanjye n'abana b'izukuru. Hari abatari hano, ariko mama mu kwezi kwa gatandatu yaje hano ku bukwe bw'umwana mukuru wacu muri Canada. Barabonana n'abana bose n'umugabo, baraganira, baragenda. Hari n'umwana wacu uri Kinshasa, bamarana iminsi. Abo bose twavuganye niwe wambwiye amakuru menshi. Uriya mutoya niwe bucura wacu, arambwira ko uhagarare. Ni nawe twari dufite ubwoba, ariko yavuze ngo uhagarare mu gutwara. Rero n'uriya uri Kinshasa, uri muri Canada, niko yambwiye ngo tuvugira aya magambo.
uyu mutoya yambwiye ngo mama yaransezeye kuko yashatse gusubiraho turamubuza waretse ukareka kugenda mama ngo akamusigarana kuko birukanaga kenshi afite umwana muto akamubwira ngo bambwirire banyigingire mama ntiyakundaga kutubabaza icyo twavugaga yashakaga ngo twumvikane twese akora ikintu twese twemezanyije tukomezanye mu bumwe aravuga ati gaza nyine ngo bambwirire bareke ntahe kuko ndashaka gutaha baramubwira ngo ese urashaka gupfa se baguhambe ku isambu niki gituma ushaka gutaha cyane bari kukwinginga aramubwira ngo ese kuki umwego noneho wahatenga urashaka gutaha aramubwira ngo muri iyi minsi ntabwo ibintu ari byiza reka ntangire gutunganya ibintu kuko natwe yarabitubwiraga akavuga ati hari nkana sintanze mu rusengero yari itarataha hari indi nanahawe umwana wari ufite ubukwe nawe yari itaragenda hari n'ibintu bitenge nari ngomba kugurira abadamu abo nashaka kugura ngo n'amasafuriya umureke ngende ngere mu rugo ntunganye ibintu nzabone bazi kugaruka ariko natunganyije mama arataha aratunganya byose twabimubazaga yashitse yararwara bitunganya tukamubaza ese bya bintu byakujanye warabikoze aravuga ati narabikoze byose ntamatunganya urugendo rwiwe umugore yakoze imirimo yiwe neza kandi yashoje urugendo rwiwe ikindi mama yarakunda abantu mama yakunze umuryango avukamo akunda umuryango yashatsemo kubera icyo kintu natwe dukunda umuryango yapfakaye ari mutoya ariko mu matwi yacu tuzi amakipe yo kuvuga ngo uyangiriye nabi n'umuntu washakaga kubyibutsa mama yaravugaga ngo ibyo sinzi mbishaka ayo sinzi anyashaka nageze mu munezero ko yabanje kubura abana aza kubona abana arishima mama ikindi ndaza mbabara twagaza twinginga musaza wacu ngo aze kera ariko nagejeje umunsi nishimira ko yagumanye na mama afake abuze ko bamuzengurutse azinduka akorera abana mu rugo bwuzuye umuryango bose barasezera dufite amashimwe menshi ntibiza gushoboka babisaba turaza kuririmba indirimbo ivuga ngo Mana wadutabara ngo yakundaga abana twese hamwe n'abandi hanyuma yarambwiye ngo ni kuko yarwaye mama yavuye hano yaje mu kwezi kwa gatandatu aje mu bukwe nibwo arigaye yavuze ngo narwaye tujyana kwa Nyirimuhaya bamuha imiti twaranamupima barambwira ngo bazaduha ibisubizo hanyuma ntibabimpa n'imiti bamuhaye iramukiza sinabikurikirana cyane mama turatinda hano arataha ageze muhira yamaze ibyumweru 2 ararwara ariko arwara ari malariya akagenda mu bitaro bakamutera amaserumu agasubira ntakira agasubirayo tumwingingira kugaruka kwivuza akavuga ngo niko nkivaho kandi mwanyinginze ariko amaze ariko bigeze kure amaze kumva arwaye cyane araza turamwakira naho baramurwarije cyane musaza wanjye n'umukuru wacu muhira baramugwaza bishoboka kugeza bamwishe indege cyamufata ku Gisenyi mukuru wanjye niwe bari musangayo tumara icyumweru muri generale Gisenyi badutransfera CHK twamara icyumweru hafi 3 aradusezerera tugaruka mu rugo bamaze kumenya ko ari kanseri tugaruka mu rugo tuhamara ukwezi tubona gusubira tutikana yashimira Imana ko mama yapfuye ari mu bitaro kuko abaganga babimbwiye narababazaga se ni ngombwa ko dutaha bakambwira aho kubwira ngo ugende mu rugo azari umuti wo kumworohereza cyangwa abura umwuka mugumisha hano nimba ubishoboye nazagira umwuka muke tumushyiremo ogisijeni azaruhuka atakubitiza cyane mama arangiza neza mu bitaro abaganga bose bari bamukunda kubera urukundo yari agira akunda abantu nabo baramukunze baramusuye abantu benshi itorero baramusuye abapasiteri bacu hariya bano muri CHK n'abandi inshuti abavandimwe bose hari n'abatari bamuzi bazaga bakavuga ngo nari ntarakubona ariko numvise utogenda ndakubonye mama yagize umugisha
niyo mpamvu dukomeye no muri ibi bihe nubwo abantu benshi bataje hano ariko abantu benshi baramusezeye rero ndashimye kuko mama yavutse neza nari ndi kumwe na mama nagira uwo mugisha ndashimira umutware wanjye yaranyemereye arambwira ngo ndi kubona utari kwakira ko mukecuru ari kuremba none mube hafi umwanya munini mushaka ureke gutaha mu birebo byake bitazatungurwa kandi ari ibintu bikuri imbere sinshaka kumva ko hagenda ariko mkumva nishimiye ko anyemereye ko mugumira uruhande mkumva igihe cyose nabaga muri ruhande nabonaga ari njyewe ushobora kumufasha agakira vuba muba hafi kugeza murangije nari maze kumuha amata hari umusaza pasiteri dusengana niwe waje kumusengera aramusengera aravuga ngo mana ubuzira yarabukoreye n'uwo iwacu aramuzi cyane avuga ngo yarabukoreye ntagatakira umubiri ijoro rimwe yababaye uraca mu mutwe wo kumworohereza uyu munsi burira asinziriye gusa nkaho wamushyira imbaraga buraca aradusangiriza ku cyumweru mama araruhuka atigeze sinari nabitegereje nari ko mureba gutya nkabwira muganga ko mpamvu nabiri kugenda kujya muganga akambwira tubicare nk'umukristo ngampamagara se ari umuheruru kubona agiye akambwira ngo oya hamagara gusa undi muntu umwe muri kumwe umuryango ukomeye cyane turi umuryango ukomeye cyane turi umuryango ukomeye cyane mama yabyaye abakobwa benshi n'umuhungu umwe n'umusaza wacu ariko agiye afite abahungu benshi yagize umugisha ashingira abagabo bacu bose baba abana beza ku buryo turavugana ari mukuru wacu muri ruguru niwe wasigaranye ibintu byose bimworoheye hariho muri Canada yaragerageje niba yashakisha uburyo bwo kugira n'umuryango yose yakoze none yadusigiye ubumwe nta bwoba dufite hari ijambo nyirazo yambwira ejo arambwira ngo ico ntimubabare ku bwa mukecuru ahubwo musabe Imana mu mutima kwa mukecuru kuko sinzi ko muri iki gihe hoboneka umuntu ukora nk'ibintu yakoze ariko turasigaye tuzahagarara mu mwanya kandi tuzaba intwari kuko mama yabaye intwari tuzabiharanira dusoza umurimo yakoze murakoze ubuzima bushima Imana ubuzima yakoze yajanye Imana igihe nicyo cyane cyane ntagira umunsi wiwe atagomba kurenga no kuzagenda ate kuba mama yagenda neza birebire cyane nubwo mama ugiye muri iki gihe utazabona bamuherekeza birambuza ishusho yo kumuherekeza nziza hano nubwo umutima wavuguwe neza kandi n'abantu bakomeye mama yaratwumvaga mama yatubaye hafi ndibuka kuko ari nka Jean mukuru hariho mukuru wanjye ariko ntitwashoboye kubana ariko mama yanganirije byinshi nawe hafi hari n'ikindi gihe nanjye bitagenze neza mama mba hafi ari igihe nageza numva nanarwaye nkumva mama yoza akamba hafi yanamvugisha nkumva nakira n'ubwonko nabwo nuko mama yambaga hafi cyane mama twamukundaga mama yaratwumvaga rero iyo turi iwacu Murenge ariko nakomeje kuba hafi y'igihugu cyacu hari atwabaga Murenge nkunda kuba ku nkengero zabo nubwo nari mu Rwanda igihe kiragera hari igihe kimwe cyageze cy'amafoni mama niwe wayigezeho ashobora kuba ariwe wayigezeho mu ba mbere mama yaragendaga akaja ku bantu akababwira ngo barevugane n'abana banje nashika twavugana akagenda abwira abantu ngo iwe kino cyumweru kigashira ameze neza ngo amerewe neza ngo avuganye n'abantu so nivyerekana ko kumva yageze aroha agatanga amafaranga bareke tuvugane mama yari yarazonta azobura amafaranga nuko tuvugana n'abantu be
rero se nizekana ukuntu tukunda mama yaradukundaga mama yaradusuraga mama ntiyaduteye ishari igihe icyo ari cyo cyose yagendaga kuri umwe yamubazana ku wundi kugira ngo twereke urukundo yigeze tubabaza mu buzima mama yatubaye hafi mama yakoze inshingano ze yaragomba gukora mama yakoze inshingano z'umuntu abona iz'umugore mama yabaye intwari igihe cyose nubwo hari igihe twataramaga na mama abandi bari batoya tugataramana n'ubundi n'umwanzi uri Canada iwe hakavuga ajyama kandi atanasinziriye tukaganira na mama akavuga tugaza saa kenda ndashima Imana kuko Imana kandi tugenda ari mutoya ariko ndashima Imana kuko Imana yampaye ubwo butwari bwo kubana na mama akabona ubazo bakabwira amagambo twarabanye na mama neza nta kibazo twagiranye mama yageze aduheza ibyo twifuza byose njyewe nijoro bashatse kure ariko ntagenda hari ibiryo bya mama ntagihe ntabonye ibiryo bya mama n'abo nashatswemo bamenya urukundo rwa mama ukuntu yatwitaga mama ataco naburaga ni kimwe yambaye hafi ikindi mama yakundaga umuryango kuko yakundaga umuryango n'umuryango waramukundaga nagerageje kubivugaho nijoro nshimira ba data wacu bamubaye hafi mama nawe nabigiraga akabazo kose ba data wacu uko bari kose bagahaguruka yaba ari byiza yaba ari n'ibibi batubaye hafi ikindi mama yakoze mama yagize urukundo nta mukera wiwe n'umwe nigeze n'umubagira bwiza kandi mama ari umupfakazi ndashimira mama kuko yabaye intwari umupfakazi bwe akitwaramo neza akundwa n'abantu akundwa n'Imana twari tumukunze twari tumukeneye ariko Imana yaturushije amaboko Imana yaturushije amaboko iramujana mama yagiriye abantu neza ndibuka nawe nkiri mutoya bakora n'inkazo twatuma dukora nubwo habaga hari muci yakamaga nimba asigaranye inka zibiri kuko yari yaragiriye umugisha no kugira ubutunzi nibwo hasigaye inka zibiri imwe yarayitirizaga iyindi akayikama niyo yakamaga akagenda yikamaga inkongoro sinzi babashi bazungwa icyansi twagiraga icyansi cyacu kumenya mama haba nijoro akabwanda mu bishitsi akaduherekeza njye n'umurima wanje uri muri Canada akatujana ejo kutugaza ku muryango kuko tutari kwishobora akatuheza tukinjira twarangiza kwinjira tugasohoka tugataha abaturindiye hafi ubwo n'ubutwari mama yagiye gukora ndibuka mama ntabwo yahinze nyuma ya saa sita kandi mama ntabwo yasatse rero Rwanda azohinga ataragaburira abana biwe urukundo dukunda ikindi mama yabaye intwari igihe cyacu cyose n'ayo masaha yose yabaga azinduka ateka ikawa ayitekera abantu barahayoboka kubera urukundo yagiraga kubera ibyishimo mama yakiraga abantu neza mama akatubwira ngo muzoza mubona umuntu mumwakire neza ndibuka mu minsi yashize yavuga ashobora ko yari yaje kureba ukuboko bw'umwana wanjye asa n'ababize nk'iminsi mama abashitsi bamusanga mu nzu kandi ari abashitsi banje aho nshatse sinari nabizi ahita ambwira ndaza gerageza uko mbakorera kose ndabakorera kandi bari abashitsi banje ariko mama arambwira ngo Imana igumugisha ambwira ngo namwakiriye abashitsi neza mama yari azi kubana n'abandi mama yazishe yadukoreye mama yagerekeye intwari mama ntiyaganye umubiri mama twagerageje uko dushoboye kose kugira ngo mama abeho ariko ntibyakunze
Imana yaramukunze kuturusha kandi yasoje urugamba rw'uye neza. Mama asize adushingiye abana bamusaza bacu, hari abo yari yaragizagamo umunani we tuzashingira bose, ariko n'abandi bamwe biwe tukuri inyuma kubashingira nk'abacu nk'abo yadusigiye. Hari abo yageze avuga ngo agomba kuzashingira, n'ubu yazamutse aratubwira ngo yarazamutse, akambwira yanciyeho arambwira ngo yarazamutse ashika ngo tuze, akanga kutubwira iwe ko atazagumayo. Ageze aho musubiye kumuhamagara arambwira ngo ngiye kohereza umusaza wanjye azi n'abana, ariko hari abo nzasigara. Yari yaravuze ngo bazasingira umuhungu wiwe bazasigarana, kuba adasoje icyo kivi natwe tuzagisoza, aho yadusigiye niyo tuzagikomereza kandi tuzagikora neza kuko yabikoraga. Mama yari yitwaye kandi yagiye tukimukunda, azahora ku mutima wacu igihe cyose, ntabwo tuzamwibagirwa. Imana izadufasha, tuzogerageza gukora ibyo byakoze kugira ngo natwe tuzogira amakamba meza. Abashimiye shimye ku muntu wese famiye yacu yabitira yakoze nk'uko yabigomba gukora. Hari byinshi tuzavuga. Famiye yo kwa Muyomba yakoze inshingano zabo. Ndashimiye abantu twararanye mu bitaro batigeze ibintu ba mama isaha nini, twese twaramugwaniraga kugira ngo tumubeho. Zabaye ngombwa kuko tubana na mama muri iki gihe. Imana yamukunze. Ndashimira umuntu wese wagize icyakoze kuri mama, umuntu wese wagize icyakoze kuri mama, Imana igira icyo imwitura. Ndashimiye kuri pasiteri nawe waje kudufata ku mugongo. Pasiteri muri iki gihe akora intangarugero. Nshimiye umuntu wese wageze hano akavuga ngo sindeba ku mategeko ahari, ariko hano mwadateye iteka tutazibagirwa mu buzima. Hano ndashimira umuntu utari hano, ndashimira umuntu utari iwacu Felix, yakoze ubutwari bukomeye kuko zari kumbabaza iyo musaza wacu ariko yaraje ngo aje guherekeza mama atamuherekeza. Felix Imana izamugirire neza mu buzima bwe bwose, ni ikintu yashitse ku mutima utazibagirwa mu buzima bwanje bwose bwo kubaho. Icyo kintu yakoze Imana imujomeze nyinshi. Ikindi kandi ndashimiye abakazi bacu, bazara bacu, abantu bose mu rugero rw'umuntu uwo ari we wese wagize icyo afasha kuri mama n'abavandimwe bacu. Ndabizi ibyinshi tuzabivuga, ntabwo tuvuze kuri mama twavuga bukira, ariko hari umunsi tuzabivuga hazoba hari umwanya wo kuvuga. Shirana igihe kirekire, imyaka myinshi, kugeza mu kwa gatandatu ageze hano kuko batangije babivuga. Mu kwa 11 mwarababwira ngo nta mahoro nabona, njyewe tutari kumwe, abana baririya, njyewe nsubiye mu rugo. Araza ashitse yamaze ibyumweru 2 ararwara. Amaze kurwara njyewe tutamwumvamo, ndebe ukuntu yarwaye, mbona ko atabihari. Kandi niko namubwiye, ndamubwira ngo ko ndabona ko iminsi yawe isa nkaho itagihari. Turagerageza baje kugenda, aje mu bitaro, ndamubwira kuko ndabona iyo umuntu agiye hari igihe wagaruka uzumva ko bitatunganye. Ubwo rero ahamagara abayobozi b'itorero, baragenda baravuga n'ibyo bavuganye, hanyuma arampamagara. Ageze no mu bitaro yongera guhamagara umuryango, aravuga ati nimuze, njyewe narwaye ndagiye. Aravuga ibyo byose arasezera, ararangiza. Kuko umwanya tutazakunda, ariko rero Imana kutugirira ubuntu, turaza gusaba kihaye avuga, turamubona. Tumaze kumubona rero twe turagenda tusubirayo. Habaye ejo bundi baduhamagaye ko yarangije, tubona bigoye kuzagera hano kuri uyu munsi. Ariko rero habaye ejo mbona Felix kumanywa arambwira uko biri kose, uko bigenda kose, tuzaba bidazo bimeze gute, ibizaba byose tuzabyihanganira, ariko ndagwerekeza tujye gwerekeza mu kwetu. Rero kuba uyu munsi tuhagaze aha ko numva Imana yangiriye neza. Ubundi kandi ndabashimiye, tuzabona umwanya uhagije wo kuvuga mukecuru. Umuntu wese wagize icyo akora kuri mukecuru twe ndacu twumva. Abavandimwe banje nashitse hano ndeba ibintu bari bakora,
mbona rero tubishobora ariko rero zo mwihanganira mukabikorera Imana ibahereze umugisha shimiye Jotam yagenze amanywa yagenze ijoro ntabwo yigeze yicara ntabwo yaretse imirimo ye kubera impamvu zamukecuru ndagushimiye wagize neza ubundi kandi ndashima Imana ko mama Dapo yahiganye kuva afashwe ntabwo yariwe kugeza arangije n'iminsi namaze hano mu bitaro wageze ubona nyine abantu aribo bavunitse ariko ukareba bose umuryango wacu babitira bamuyomba iwacu twageza tugira akabazo bose bagahaguruka bakagenda bose uko bangana bose bakaza byaba byiza byaba bimeze bite byose ntabwo badatabaye ubwo rero shimiye abantu n'abayobozi b'itorero mwebwe mwese rero mwaje kwerekeza umukecuru Imana ibahereze umugisha ubundi rero tumwifurije iruhuko ridashira barakoze bamaze kuvuga amagambo kandi n'amagambo meza tugushimiye kuko uzishyize umuteguro wawe turi abana b'abantu turi uratuzi iteka zacu nuko duteye ariko tugushimiye kuko uzihora urugendo ryacu mu buryo bwose tugushimiye ko abandi n'abantu bawe tugushimiye gukomeza umuryango tugushimiye kumva ibyo bavuze bakomeye bafite ibyiza tugushimiye ku ijambo ry'Imana twabwiwe rihumuriza abantu waba yavuze ngo izari duhumuriza amakuba natwe tuzahumuriza abayarete mwami Imana igahunda ikorera muri iyi miryango n'aba bantu bavuye kuvuga n'ababungeri bacu turagushimiye turacakomeje kugenda intambwe ziri imbere bana n'abavandimwe bose uko bameze dufashe kugenda ngo dusoze umwanya wo guherekeza mwene data iminsi yo kubanaho wowe ndwari ni kweremera yavuze ngo we kuba nk'indwari no gutabara mu ntambara kandi ngo we kuba nk'umushyitsi utambuka agomba gusaba ngo ube muri ubu rugo we muri uyu muryango we muri aya mana soza akagahunda turagushimiye kuko uri Imana iwawe ibyiringiro bikugana isani kuko dufasha mu byo tugiye gukora turagushimiye kandi tubisabye mu izina rya Yesu Mwana w'intama niba Imana itwishimira izatugeza muri Kanani y'abera umubabaro kuri bajya babana mu mirimo baboneka nk'abizigirwa babuze amazina yabo muri icyo gitabo bavuga ati mwami twara abakozi bawe bati nimumve imbere mwabivume mwaryajyamwe birababaje kuja mu muriro umubabaro kuri bajya babana mu mirimo baboneka nk'abizigirwa babuze amazina yabo muri icyo gitabo bavuga ati mwami twara
abakozi bawe bati nimumve imbere mwabivume mwanjyajabe n'ababaje kuja mu muriro ico gihugu ntikizinjira mwabanduye imitima keretse abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama niba Imana itwishimira izatugeza muri Kanani y'abera ico gihugu ntikizinjira mwabanduye imitima keretse abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama niba Imana itwishimira izatugeza muri Kanani y'abera umukozi wawe imyaka yose igihe agitegereje nk'uko ijambo ryatubwiye agiye gutegereza nk'uko abo bose bari aha bategereje ariko dufite ibyiringiro yuko ijambo ryaratubwira ngo umubiri ubibwa ari uw'igisuzuguriro ari umunyantege nke ari uwo kurwara ari uwo kubora ari uwo kujya kwa muganga ariko dufite ibyiringiro yuko igihe wadusezeranije ko tuzambara undi mubiri mushya tuzahuzwa tuzahura afite undi mubiri uko uzasa niko tuzaba dusa twese mwami mwiza turagushimiye komeza buri wese kandi uduhe imbaraga zo gukomeza gutekereza ku iherezo ryacu mu izina rya Yesu amen abari muri iyi ngando tuniha turemerewe icyakora si uko dushaka kuyamburwa ahubwo ni uko dushaka kwambikwa ya nzu yindi ngo igipfa kimirwe n'ubugingo Imana niyo yaturemeye iyo ngiyo ndetse yayiduhereye umwuka w'ingwate nicyo gituma dukomera imitima iteka kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba turi kure n'Imana n'umwami wacu Yesu ahimbazwe cyane uyu mubiri urarushya uyu mubiri uragora ariko ijambo ry'Imana Pawulo yabivuze neza iyo turi muri uyu mubiri tuba turi kure n'Imana ariko si nuko dukenera twifuza kuwamburwa turabyifuza turabitekereza ariko kandi buri muntu wese akenera kubaho ariko nanone iyo dutashye tuvuye muri uyu mubiri kuko ijambo ry'Imana natubwira ngo uko tuzahura n'umwami wacu Yesu uyubora n'uyurwara n'uyu w'intege nke tuzaba twawusize ahangaha mu isi icyo gituma rero uwo mwisi uragora umubiri wo mwisi urarushya umubiri wo mwisi urababaza ariko kandi dukunda iby'isi gusa ariko tuzi neza ko uyu wo mwisi umunsi twawusize tukambara utabara nibwo tuzahuzwa n'umwami wacu Yesu ngo igipfa kimirwe n'ubugingo haleluya dushima Imana rero ko tugejeje aha uyu mubyeyi wacu aho agiye gutegerezanya na bagenzi be n'abandi bose n'abandi baguye hirya no hino dufite ibyiringiro yuko igihe nikigera impanda nivuga uko ijambo ryatubwiye tuzahuzwa nawe tumaranishe umubabaro kubwirana iryo jambo abafite ibyo byiringiro tuzahora dufite ituze kandi dutegereje umwami wacu Yesu turagushimiye mukunzi mwiza kuri Imana yo kwizerwa tuguhaye icyubahiro uyu mubiri nubwo turushya ariko umukozi wawe yagukoreye muri uyu mubiri yihanganira byinshi nk'uko twabyumvise ariko tuzi neza ko uyu mubiri uzabikwa aho uzabikwa n'indi yose mwami turakubashye we wicaranye nawe umwuka wamuhumekeyemo reka ukomeze ubane nawe natwe abasigaye ukomeze imbaraga ubugingo bwacu buzahuzwe igihe nikigera bakoze rero kuri Imana yumva gusenga kwacu mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu amen aha ubwo baza bakadufasha kugira ngo umubiri sanduka tugiye kuyishyira aha ngaha hejuru baze badufashe bari aba Kristo
ikintu gihumuriza umutima wawe kinyibagiza n'ibyago byose mu bantu wewe n'umwami Yesu yenda umukristo wakomye rwose maze n'inzuri wambwiye gupfa zagira ibyinshi mu bitavugwa kugira ngo nishimwe ni byiza no kurinda gutandukanijwe nawe birababaza ariko kandi ni iby'agaciro iyo dushyinguye umuntu wamenye izina rya Yesu wakoreye Imana turababaye ariko kandi dufite ibyiringiro bifite ishingiro n'ireme. Ijambo ry'Imana ritugaragariza Adamu amaze gucumura ku Uwiteka Imana ngo iraza itangira kugendagenda muri Edeni irabaza ngo uri hehe. Buri muntu wese yabonyeho briefing ku Uwiteka Imana uko yari yamubwiye ko azarya neza ibyo muri Edeni ariko igicumuro kizana urupfu. Aha rero niho umenyera ko urupfu dufiteho n'ubutware icyo budafite bufite ubutware bw'umubiri ariko ntabwo bufite ubutware bw'ubugingo bwahumetswe n'Imana. Haleluya. Imana itangira rero guha inzoka yashutse murya gusa muri aho ariko mugiye gutangira gukoresha imbaraga kurya mubizi cyuya nitangira ahangaha ibice bitatu umurongo wa 19 avuga ngo gututurikana ko mu maso hawe no hazaguhesha umutsima nkurinde ugeza ubwo uzasubira mu gitaka kuko arimo wakuba. Tuzi neza ko ibimera byose byameze muri ubwo butaka n'umubiri wabumbwe muri icyo gitaka. Iyo umwuka w'Imana wahumetswe n'iyo mu ijuru yaduhaye kubaho yaduhaye ubugingo. Umwuka w'ubugingo iyo umaze kutuvamo dusigara turi igitaka mu kindi gitaka, turi indabo mu zindi ndabo kuko iyi indabo ziciwe nazo ziruma. Reka rero dushime Imana. Mana tuguhaye icyubahiro amasaha nk'aya uyu mubiri ugejejwe aha hantu gukomeza imiryango n'abavandimwe igihe tukibuherekeje tukiri muri uyu muhango ukomeze buri wese kandi umuha imbaraga. Uri Imana itanga imbaraga. Urakoze Mwami kuri Imana yumva gusenga kwacu. Komeza abo twasize, komeza abo turi kumwe nabo, uburinzi bwawe bukomeze bubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. nagira ngo twakomeza gushiramo Pastor yigire hafi aho. Yigire hafi aho n'abandi. Shyiramo indabo. aheza ijuru irayo ageze mu ijuru bageze mu ijuru akijijwe ntituzongera ngira ngo abantu babisubira hariya
ubwo nzisanga mu ijuru kwa data hamwe n'abera ibihumbi batabarutse tubona umwami Yesu amaso ku yandi tubone bene data twakundaga mu isi twibagirwe imiruho twaciyemo twanesheje nibwo tuzicara turuhuka iwacu ubwo nzisanga mu ijuru kwa data hamwe n'abera ibihumbi batabarutse tubona umwami Yesu amaso ku yandi adusengera isengesho risoza hanyuma dusubira mu rugo kandi Imana ibaheze umugisha mwese. imirimo yose tuyikorera kimwe turabashimiye natwe nk'itorero rya Serpari mwaje gufatanya naryo kugira ngo muri iki gihe ni iby'agaciro gakomeye kandi nubwo bigoye kubana n'abantu hafi ariko muzakomeze mube hafi y'umuryango haba mu bitekerezo haba mu bikorwa muzirikane neza uyu mubyeyi n'imirimo yakoze kuri iyi si. Reka nsabire umupasiteri mugenzi wanjye nawe dufatanye ntacyo. Mana turagushimiye tuguhaye icyubahiro uyu munsi ukomeye twibuka umubyeyi wacu mama Zirayi tugushimiye wamutanze nk'impano ikomeye mu muryango kandi ndetse no mu muryango mugari yashatsemwo yatubereye umubyeyi mwiza kandi yatwereye imbuto nyinshi imbuto yo kwihangana imbuto y'urukundo imbuto y'ubugwaneza turiya mbuto zose ijambo ritubwira tugushimiye mwami Imana imirimo wamukoresheje imirimo ikomeye yo kwihangana no kurera imfubyi yarasigiwe tugushimiye uburyo wamugiriye neza arinda agakiza kiwe arinda kwizera kwiwe uhabwa icyubahiro uyu munsi ni umunsi ukomeye udashobora kwibagirana mu mateka aranga ubuzima bw'uyu mubyeyi ndetse n'urubyaro asize tugushimiye ko waduhaye umwanya kugira ngo tumuherekeze abangana batya nuko bimeze kose kubera mwami ikibazo gikomeye cyugarije isi tugushimiye ko watanze uyu mwanya kugira ngo aherekezwe mu cyubahiro tusabiye umugisha abantu bose bagize uruhare kugira ngo mwami mama wacu aherekezwe neza kandi dusabiye umugisha mwami umuryango wasizwe ukomeze kuwurinda no kuwugirira neza ubahe ibyiringiro kandi ubakomeze ni wowe wenyine ubasha kuhaba ukahaba aho abantu batari ukabakomeza ndetse n'umurage mwiza basigaranye bazawukomeze kugeza nabwo twese ubwo tuzarukana nawe mu bwami bw'iteka ryose turagushimiye genana natwe kongera tugere mu rugo amahoro mu izina rya Yesu Kristo amen. Tugiye guhindura ku itangazo twavuze ko dusubira mu rugo ariko hari abasabye ko twokarabira haruguru kuko ngo bamwe batekereza ko badashobora kugera mu rugo rero dusubire haruguru hariya ariho dukarabira hanyuma tubone gutaha. Murakoze. tubone bene data twakundaga mu isi twibagirwe imiruho twaciyemo twanesheje nibwo tuzicara turaza guhamagara abantu bagera kuri batanu turahera kuri Bofu Jotamu niwe warwajije umubyeyi niwe wari umufitiye iminsi nyinshi nubwo yafatanyije n'abandi ariko yarafashe hanini cyane turamuha ijambo agira icyo atubwira hanyuma turaza kumva muzehe papa kamuramu wiwe muramu wa Zirayi nawe aragira icyo avuga hanyuma turaza kumva Kibamba nawe nka musaza we agira icyo avuga nyuma yabwo turumva murumuna we
nawe agira icyo avuga, hanyuma turaza gusorezwa n'umukuru w'umuryango wacu. ndavuga bikeya kuko situation turimo ntitwemerera kuvuga ibintu byose kuko bagomba kubibwirwa ni benshi, tugira ubwisanzure mu muryango uzabidufashamo. Reka shime gusa, kandi gushima mfite kurareba abantu mpereye ku mubyeyi wacu ubuzima bwiwe, aho mumenyeye, aho mvukiye muri uru rugo, mbona ni umunyamugisha gusa, umunyamugisha, kuko ibintu bye hari ukuntu Imana ibitunganya kugeza n'uyu munsi ku irimbi. Mu kanya narimo mbyitegereza uburyo tuje, hari ibintu byinshi byagiye bishoboka, byagiye bitungana, kandi bigatunganira mu ituze byinshi. Kuko ndebye imvura iguye tuvuyeyo, ndavuga ati Imana ifite uburyo yabigenje neza, uyu munsi yawuremye neza wo gutandukana na mukecuru. Kampere kuri we twabanye neza, maze kuba umwana mu rugo guhera 2011 ubwo navutse muri uyu muryango. Yabaye umubyeyi cyane, atwereka urukundo, atwereka imico myiza, atwitaho. Jewe ndi mu bahererezi biwe, ariko nabitekereje nsanga iwanjye niho yagize igihe kirekire ahatuye. Kuva nyuma y'ubukwe bwanjye yarahabaye, kandi n'ikindi gihe dutegura ubukwe bwa murumuna wa madamu yaraje amara igihe kirekire. Aje ku bukwe bw'umuzukuru we, umwana wa mama Seriye, nawe yaraje arahatinda ategura ubukwe. Hari ubukwe bw'umuzukuru aherutse mu kwezi kwa gatandatu aribwo yatinze, yarongeye arahatinda. Ariko igihe cyose yaba mu rugo twagiraga igihe cyo kuganira tukabana, ariko igihe kikagera tukicarana tukaganira ku by'umuryango. Numva nisanze muri uyu muryango. Cya kabiri, icyo nabonye muri uyu muryango, kuri we nasanze umuryango navutsemo wiwe ari mwiza, kuko igihe cyose yageraga iwanjye yabaga afite orere y'uburyo ari busure. Akavuga ati nzajya i Nyanza, nzajya i Butare, nzajya i Nyamata, hose akagenda ahabara. Namureba agasanga nzajya kwa musaza wanjye uyu, nava ndajya kuri uyu. Ubonamo urukundo, kandi iyo ni imbuto yagiye atera, bituma basaza be bambera abantu babugufi cyane. Bamwe ba madamu murabyumva, mu busanzwe bumva nk'aho ari kure, ariko bahise baba muyomba cyane. Noneho umuryango wose narawumenye, aho barumuna be bari, aho bashatse n'abakuru be nahise mbamenya kubera izo gahunda zose n'umuryango. Ndamushimira urukundo yatweretse, ndamushimira uburere yatanze, narabubonye bitari ku mudamu wanjye gusa, n'abandi uko nagiye mbabona, nabonye ari umubyeyi mwiza. Ikindi, mu burwayi bwe amaze kuza, hari ikindi kintu namubonyemo kugeza arangije urugendo rwe. Nta na rimwe
yerekaga abana be ikintu gishobora kubihebesha cyangwa kigomba kubababaza. Yarwaye mu ibanga, arabimenya icyo arwaye, ariko ntiyagishyira ahagaragara. Mu biganiro bye yaganiraga n'abana be ntabwo yaberetse, ntiyigeze atwereka ko ari umuntu ubabaye cyane cyane ko Imana nayo yabikoze neza. Mu bubabare pasiteri yabivuze, yavuze ngo hari igihe umuntu arwara Imana ikazana ikinya ahari uburemere ntiyumve ububabare. Niko byagenze, nubwo atagize ububabare ariko yagiye yerekana umutima wo gukomera no gukomeza abasize. Turakomeye, biragoye cyane. Buri muntu akurura yishira. Yarangabiye nk'umukwe, arongera arangabira, anyereka urukundo. Numva ari ukuntu mwisangaga cyane. Nubwo nsigaranye n'umuryango, ariko njyewe uri hano simvugira abatoya kuri njye batahari, nabo ntiborohewe, ariko nk'umuntu wabanye nawe cyane nk'umubyeyi akanyereka urwo rukundo, numvise ari njyewe ukozweho cyane. Gusa umugisha nagize umugisha wo kubana nawe, wo kumurwaza. Imana yaradushoje, ikora mu bushobozi bwayo, iradushoboza, tugira umugisha wo kumwegera, wo kubana nawe, wo kumugeraho kenshi gashoboka, kugeza no tubonye n'iherezo ryiwe, kandi yasinziriye neza n'umukiranutsi. Ikindi ngarukaho, munyemerere sintinda, navuze ko nagombye kuvuga byinshi. Ndatangajwe n'umuryango w'Abitira. Umuryango w'Abitira ni mwiza. Birashoboka ko umuntu wese aho yashatse ashobora kuvuga ngo ni beza, ariko ufite ibintu bifatika nakoraho. Ndabareba nkumva sinzi ko simfite icyo nabakorera. Nabonye ubumwe, mbona urukundo, mbona ubwitange kuva arwaye akigera hano mu kwezi kwa 12. Habaye amahuriro menshi, habaye ubwitange bwinshi. Rimwe hagira ubwoba nkavuga ati aba bantu bari kugera hano buri munsi, abantu bari kubaza buri munsi, abantu bari kwitanga buri munsi, bizagenda gute? Kugeza ku munota wa nyuma, ndabashimiye. Muri ababyeyi beza, n'abandi n'abavukanyi beza, mwerekanye umutima w'umuntu n'urukundo. Imbuto umubyeyi wacu yateye afatanyije n'abandi bakiriho, biragaragara ko yeze cyane hagati muri mwebwe, mubikora neza cyane. Ndabashimiye. Ndashimira abaramu banjye. Abana sinzi uko hari bamwe ntabasha gutandukanya abava mu nda y'umukecuru na bene se wabo n'abandi gutyo, ariko reka mvuge abo bakeya twabanye barwaje mu maseriye. Muramu wanjye mukuru na mukuru wiwe wabanje kumurwaza, Verena uri mu Minembwe. Muramu wanjye Bizimana bakoze ibintu bikomeye kuva akiri ruguru, baramufasha bishoboka. Imana ibaha n'umugisha, barongera baramanuka baza kumureba. Verena yaraje amara icyumweru kimwe, aravuga ngo aje kumusezera, asiga umuhungu we. Turabana iyi minsi yose adufasha. Mama Seriye asiga umuryango we, araza turabana. Ibintu bikomeye, kimwe na madamu uburyo babikoze. Mwakoze inshingano zanyu, ahari abantu benshi bakumva ko batabashimira. Simiyoni ni muramu wacu mukuru, yavaga i Butare kenshi akaza. Frank utuye i Nyamata nkabona yaje kenshi. Sinzi ukuntu nabivuga. Mwese n'abaramu banjye, mwese umuryango wa bugufi, mwatweretse urukundo rukomeye.
ndashimira imyemerere. Nta kintu gikomeye nko kurwariza kure umuryango wa James n'umudamu wiwe cyangwa se n'umuryango wiwe babanye natwe umunsi ku munsi. Twagombaga kuba buri munsi tuvugana nabo kuri video, bakareba mama bakamuvugisha, bakumva uko ameze, ubuzima bwabo, bakora uko bashoboye kose babana natwe. Nubwo ari kure bitakunze kubera ikibazo cya corona ntibaza, ariko turabashimiye kandi batweretse urukundo, banyeretse ko ari urugero rwiza. Bakuru bacu beza bakoze ibintu by'indashyikirwa, nabo twarabanaga muri icyo gikorwa. Ndabashimira cyane, mwatweretse rwa rukundo n'ubufatanye bukomeye cyane. Reka nshimire nanone itorero ryanjye, sinzi ukuntu narivuga. Pasiteri wacu muri kubona hano ni umubyeyi, ni umushumba, ariko kandi ni umubyeyi wa bugufi cyane, kandi ni umuntu uzi guca bugufi, azi guca bugufi, ajya bitwereka, akatubera urugero rwiza. Si ubwa mbere pasiteri wacu niwe muvugizi w'amatorero ya Separ mu Rwanda, afite n'inshingano nyinshi zashobora gutuma ataboneka, ariko pasiteri wacu ntumara kumubwira yakoze ibintu bikomeye. Barabibonye abo twari kumwe muri iyi organisation, abakristo twabanye nabo muri komite organisateur twari kumwe nabo, ni kubw'ubwiza bw'itorero. Baradushigikiye, babanye natwe mu buryo bwose ufatika, murabibona kugeza kuri uyu munsi ari kumwe natwe. Mushumba mukuru, urukundo rwawe turaruzirikana, kutubera umubyeyi turabizirikana, n'urukundo rwawe. Yego bavuga ko ari inshingano zawe, ariko muzikora neza. Turabashimiye. Ni inshuti nyinshi, hari ababyeyi twabanye muri iyi minsi hamaze kuba ikibazo, nubwo byari bigoye. Hari abantu bitanze bahageze kenshi n'umuryango, bagaca mu nzira nyinshi zigoye, ariko bakaza bakabana natwe. Bamwe twarabanye tukabana nabo b'abavandimwe, bakaharara, n'ababyeyi baraharara. Turabashimiye mwese. Ubwacu nubwo tubivuga gutyo kandi mudushimira, ariko natwe dufite amashimwe yo kubashimira angana nayo mudushimira. Turabashimira imiryango yose n'abantu bose badutabaye. Ni ibyacu kandi ni ibyanyu. Imana ibamugisha. Umubyeyi wacu tuzaguma tumwibuke. Murakoze cyane. duhagurukijwe no gushima Imana kuko ari ikwiriye gushima hejuru y'ibintu byose. Imana ishimwe. Duhagurukijwe no gushimira Zirayi ni umugore wa murumuna wanjye. Zirayi nije bagiye kumuzana ava iwabo, uburyo namuzanyemo sibwo kwanja gutekerereza abantu, ariko mukura mu gitasha ari muri 60. Twaturanye iminsi migufi itari miremire, aho twari turi ni mu Mizenga. Duhera ko turatandukana, baragenda baja mu Mikenge. Bashitse mu Mikenge, barahatuye ngo buce barahava baja mu Marundi. Titwabaye ibihe birebire, ariko habaye mu minsi ya vuba bavuye mu buhungiro, twahungiye pfo twese ngo duhunguke tubona kwegerana. Baraza bahitira hariya mu Biziba na Kabigo. Bamaze gushika turegerana cyane, twarikaga kwegerana, twaravukanaga. Kuri ubwo
tumaze kwegerana twahaye inama z'inzu apana z'umuryango, inama z'inzu, inama za Mwesanyi bene Mwesanyi. Kuri ubwo Zirayi yabonetse ari intwari, nubwo yitwaga ngo ni umugore ariko yabonetse ari intwari. Yatugandiye inama zose twahamagaranagamo tiyazaga tugora, icyo dutegetse akacumva kuko baramube bacumvishije. Zirayi bukeye ambera imfura, ambera umubyeyi, yegera urugo rwanje nanje negera sugukabya. Abana bari hano, Bizimana ari hano, abana nubwo bakuze bashikiwe bakaza baja mu masomo ntibamenye kuko twegeranye bagakurira iyo bagashakirwa iyo, ariko Bizimana aho amaze kubera umuntu yabonye kwegerana kwanje na Zirayi. Zirayi yegera urugo rwanje guhera kuri nje, guhera ku bana nabyaye. Zirayi aba umubyeyi yikorera urugo rwanje nanje mbikorera urugo. Kwikorera si ukwikorera umuzigo, ni ukwikorerana mu bitekerezo. Bukeye Zirayi akarusho kabayeho, maze kugira ingorane impfusha ibintu, maze gupfusha ibintu ayo makuru aramenya. Amakuru amaze kumenywa twari batanu mwa Mwesanyi bari hariya ku Kabingo, ubwo hari mucika zihari zisuhuye. Ndagenda ngo mare gushika arambwira ati cyo nagutumiriye nguhaye, kandi kazasuhuye Filimoni yazijanye, inka zigeze mu biziba, none ugende uze gukubanira iyo nka ntigasuhurire muzanje, iyo nka ndayiguhaye. Ubwo butwari ndabubona bwa Zirayi. Bukeye ejo bundi Zirayi kwegera urugo rwanje kuko navuze, ejo bundi afata inka andusha kurangiza. Umwuzukuru wanjye aravuga ati uriya mwana cyo kure kumwicara utamushinga, mubwira kuko iby'iki gihe umutungo utakiri uwo kwirukira ngo urikuraza gushinga. Arambwira ati uko umutungo ufite uko ungana naho uzogarukira ugende ushaka umugeni nanjye nzashyiramo. Ejo bundi akubita inka araye. Zirayi yabonekeza ubutwari, Zirayi yabaye umubyeyi mwiza. Icyo gihe yakoraga ibyo yazaga abonetse ubutwari bwo mu nzu, ariko cyane cyane buterwa n'ibyo no kumenya Imana, no kumenya Imana. Ntawe wokora ibintu nk'ibyo atazi Imana. Uyu munsi dutakaje umuntu w'agaciro, dutakaje umuntu wari uremye urugo, dutakaje umuntu w'icyubahiro. Kuri ubwo hari ikintu kimwe nyine abantu baza bakira ibyo wasanze, ariko Zirayi uyu munsi yari ukoherekezwa n'u Rwanda rwose na Kongo. Yari umuntu uremereye cyane, ariko nyiri kubera kuko ari umwanya ubona twakiriye aba bantu si bo bari guherekeza Zirayi, ariko ibyo Imana itanze kandi ibyo abantu bashizeho nibyo biza byakira. Kuri ubwo Zirayi titwomutindaho cyane, ariko Zirayi nubwo rivuze ejo bundi mubagiye basenya mu nzu mwacu mwa Mwesanyi, nazaga namuhamagara tukaja inama agakora. Ibyo bintu ntabwo byatuvunye, kandi Imana yari yaramuhaye umugisha. Ibintu byabanje kunanirana bataraja mu marundi. Inka ziwe ngo zimunanire umugabo akiriho, izo nka barazigurisha, bagurisha inka 9 bazikuramo inyana 9. Izo nyana 9 nizo zashinze umutungo wa Zirayi, kuko twabonanaga umwanya n'umwanya. Kuri ubwo Imana imuha umugisha mu matungo, bituma ya matungo yakoresha. Yamushimiye cyane, kandi Imana iri mu buturo bwera tizireka. Zirayi ejo bundi ararwara, amaze kurwara yarwaye ukuguru, tuvuga ngo ni indwara idakomeye itagoye. Bizimana aramuzana mu madegu, bigeza amwegereza amadegu turi turagenda turakumureba nange ingenzi zibiri. Ubu bari gushika asanga ararwara, ariko Zirayi n'indwara
yarangije ataratakira umubiri amagara ataramuteye kwinumva ngo abushanye n'abandi ziraya yihanganira umubiri wiwe nuko ari wihangana yarangije ataratakira umubiri icyo nshimiyeho ziraya nuko Imana imutabara ageze no mu Rwanda batubwira iyi ndwara bamaze kuyitubwira n'indwara twarwarije abandi bantu tuvukana izitwara ibihe birebire ariko ushima Imana itabaye zirayi yamenye Imana none Imana iramutabara iyi minsi arwaye ntiyari birebire cyane ihwanye n'iriya ndwara ariko Imana imugiriye neza cyane iramutabara kuri ubwo reka nshimire uriya mwana umugabo umwe yashingiye umuhungu ngo amare kumushingira ngo barangize ubukwe aravuga ati ndagushingiye atariko ati ngushikirije kwa soko ndagushimiye data wakoze ibihambaye nani guhumugisha kandi uhawe na so wakoze ibihambaye wirengereye ibyo tutakojeje ku rutoki ibyo tutabashije hamwe n'umugore wawe n'abari bugufi bwawe abo muvukana kwa soko ariko cyane bari kubarira ubuzima bari ko Imana yabahamagaye ariko ibyo wakoze umuntu azarwara yagera ku ngingo habi yanarangiye bakavuga bati mu gihugu bamutaye bamurwajije turakoze apfuye akarega ariko uwakoze bikomeye ndagushimiye nani muri ubwo kurangiza kwanje ni ukuvuga ngo ziraye hariya yagiye hari Imana yamujyanye hariya yagiye kumushaga Imana mwakoreye ibyo mukwiye kunkorera mwerekeje mukuru mwamwerekeje mukuru wanje sinabaje nyine turabana Imana ibaha umugisha kandi Imana ntizabahemba jewe ubwanje ntacyo nabahemba Imana ibaha umugisha muri byose nshimiye n'abitira nabo mwihanganiye mukuru wanje ari umupfakazi muramuhanganira nubwo nawe yabihanganiye ariko mwaramwihanganiye namwe Imana ibagirire neza namwe abanyu bazobihanganiye kuko murakoze umukozi wawe ariko nanone na leta ntiyandekura ubu rero nyobora komisiyo yo gusezerera ingabo no kuzisubiza mu buzima busanzwe ndakora inama rero kuri ayini abakomiseri nkahamagara abayobozi nkakomeza mvuga kuri telefone none bibaye ngombwa ko ngenda kujya gukora iyo nama n'abo utareba n'abo wumva amajwi gusa ni ikibazo ikoranabuhanga ryaraje ariko naryo rigira byinshi kera abantu bakomeje bavuga ahangaha nakomeza ndabyumva ibi bihe biragoye bigiye bitwigisha byinshi uyu mubyeyi mwakomeje muvuga njye ntabwo muzi cyane ariko abana be ndabazi aba bana mwakomeje muvuga ari Jotama na Milika n'abakozi b'Imana muri itorero rya Sefari mpagarariye muri iyi minsi maranye n'imyaka myinshi iyo wabonye wabonamo ishusho y'ubuvuke bwiza y'uburere data yajyaga ambwira ati ndinze nsaza apfuye afite imyaka 90 ati ndinze nsaza ntabwo ndagaburirwa n'abagore barenga 3 none nza kwicara n'amazozi wangaga kurya byagenaga bite ati buriya umuntu ugenda yandavura afata ibintu byose arya atuwe nta muntu urimo abantu bakera rero bagiraga n'ubunyangamugayo aramwe ati nagaburiwe n'umugore wanjye ngaburirwa ambwira undi ati undi wongeye kungaburira nkabona ashyize ibyo kurya ku isahane n'umugore wawe ati ubwo niwe mukazana wanjye mukuru urumva rero bambariye nane sanga nibyo atariko abampaye inzoga nagiyemo nyinshi ati ni benshi sinababa
bivuze ngo baranywaga ariko kurya ntiyapfaga kurya. Ubundi rero abanyarwanda babaca umugani ngo imfura niyo musangiye ntigucure, mwagendana ntigusige, wagira ibibazo ikakuba hafi. Umusaza arabivuze hariya. Ikindi warwazaga umuntu nkuba mwebwe mwavuze ngo umuntu mwabikubonaho mushyira abantu nko mu itorero ryacu, kumva ngo abantu bose bakomeje banyandikira, kuko bavuze ngo abantu bagenda gushyingura n'icumi, ariko abantu barenga magana ngahe, itorero ryacu rifite abantu benshi cyane, ariko barenga magana ngahe bonse babaza ngo ese nanjye ndabona umwanya, n'abapasiteri benshi babwira nta mwanya uhari, n'abantu 10. Rero aba ni abakozi b'Imana mu itorero ryacu duhagararanye babizerwa, usiga inyuma wazi ugasanga ibyo wari gukora babikoze nk'uko bari kubikora. Nta nubwo nakavuze ngo wenda uretse n'ibi bya corona ko byadufungiye mu mazu, byasanze ndi ariko ubundi ngorera Musanze nangwa Rusizi hose, kuko mba ni Nyarushishi, Rusizi, Mutobo, ariko byasanze ndi nahangaha. Ariko niyo mba niriya mba nari kuza kubera agaciro kanyu, kubera agaciro mba buriya ikintu cyose umuntu ariko niwe wiha agaciro. Ntabwo bavuga ngo ni abakozi b'Imana ubwo turi gukora iki bakagikora, waba uhari waba udahari, bibwiriza. Ibyo rero ni umurage, ni inshingano mufite, mukomora ku babyeyi banyu, muzazitekeho. Ubu uyu mubyeyi ashoje urugendo rwe, yakoze imirimo ye, yarayikoze mu gihe cyarashoje, ariko kugira ngo muzahore mwibuka imirimo ye idapfa, nuko musubira muri uwo mwanya ibyo yakoraga mukabikora nk'uko yakabaye ariho, noneho bakababonamo imirimo ye. Nicyo kigaragaza umuntu gusa. Ariko hari ubwo umuntu akora imirimo yazagera ngo agatangira ngo twahagezwaga nawe, niwe wadusuraga, niwe watugaburiraga, niwe wakiraga abashyitsi, niwe witaga ku bantu. Ariko iyo ni imirimo igituma idapfa. Umuntu aragenda igasigara ivuga, igasigara ikora, kandi igasigara mu bantu. Ibyo rero muzahore muzirikana iyo neza umubyeyi yabagiriye, kandi uwo murage yabahaye muzabakomereho w'ubumwe no gukomeza kwegeranya imiryango, kuyikunda, kuyisura, kuyegeranya, gukunda, gufatanya mu bibazo. Kera umuntu inka, umuntu yatekeshaga inka, undi akamuhamagara ati yewe inka zawe ziratetse, ariko ngwino, sinzi niba n'imana bibaye simbizi, ariko mu Rwanda ariko bimeze, ati zanjye zirabyaye ngwino, akamuha inka ikajya gukamirwa abana. Ariko u Rwanda reba rugira ibibazo, ibintu byarahindutse, ntimuzahindukane n'ibyahindutse. Muzakomeze ibifite agaciro, muzakomeze ibifite akamaro. Umuntu natekesha inka kugira ngo rwaze bwaki umuhe inka, aha ntabwo wayibona. Ubu noneho dusigaye byarakundi, inka zisigaye ziri mu maduka, ni mobile money, inka ziri muri mobile money, uzayirongo yasigezeyo ni ikibazo. Ariko ibyo icyo nagira ngo mbabwire, ubumwe ni umutima, ubumwe ni umutima, nicyo gituma umuntu nk'uyu atazapfa nimukomeze uwo mutima yabaraza. Ibyo rero nibyo nagira ngo mbabwire. Ikindi cya kabiri, babwire mu gukomere mwihangane. Umubyeyi nk'uyu jewe nagira ubuntu, data abasaza ndamushyingura, avuga ngo Imana ingiriye neza. Nicarana na mama, yatubyaye turi 9, dusigaye turi 2, umwe nawe ameze nabi, umwumurikira yarwaye kanseri, nawe ari aho ngaho ndareba ku jisho gusa. Ariko njya nicara nkavuga ngo Imana izangirire neza, nishyingurira umubyeyi. Nta kintu cy'umugisha nko kubona uherekeje umubyeyi wawe ukamugeza aho agomba kujya, ugasigarana umurage nk'aya magambo meza. Rero nagira ngo bakomeze bihanganishe, kandi mbabwire ngo turi kumwe. Ni ibingibi biri aha ngaha, ariko kare nawe babwiye tugeze mu rugo, mbabwira none se nibavuga ngo noneho kureba umuntu arapfa nangwa ararwara, ubwo ni ukuvuga ngo uzirinda no kureba umuntu. Ariko igihe bitaraha ushobora kutareba, ariko umutima urareba. Umutima uzahora ureba, uzareba abasigaye ruguru, uzareba bari mu Rwanda aha, uzareba bari muri Amerika, uzareba abahise n'abagenzi. Aba rero mbasaba kugira ngo mukomeze mwihangane. Umuryango w'itorero nawo, abantu nabo babyumvise batyo,
bamwe ngo bafate mu mugongo bakaba begeranyije 355 kugira ngo tubibahe kugira ngo mukomeze mwumve ko nta kingana n'umubyeyi ariko kandi no kuvuga ngo nabo bakabaye bahari. Nibyo nabwiraga ngo imisigaye kamerwa muri mobile money n'ibyo ngibyo. Imana y'umwijuru bahumugisha kandi mukomeze mwihangana. Murakoze. Nabe bamwitayeho ku buryo buhagije kandi ku buryo bushimishije. Katwongere dushimire muri mwese umuntu wagize icyo akora kubwe. Aya magambo duhe tuvuga ntabwo ari we tukiri kuyabwira, ni muri mwebwe musigaye. Hari igihe abantu bakunda kuvuga amagambo ukagira ngo abantu baravuga n'ibitarakozwe. Buriya imirimo igira imyonga kurusha urusaku rwose wakora uko rwaba rungana. Imirimo niyo igira imyonga, kandi iyo wakoze neza ntabwo ari wowe uzugenda uvuga ngo mumvuge ko nkora neza. Imirimo yonyine irivugira. Ibikorwa yakoze, nshatse kubwira abana be, ibikorwa yakoze nibyo bivuga. Ibi turi kuvuga nibyo yakoze. Jewe ubwanjye namumenye tangiye kuba mukuru. Murumva ko igihe yashakiwe ntabyo nigeze menya kuko ntari impari, ariko nyuma aho mumenyeye duhita tuba inshuti pe. Yazaga hariya mu rugo abana akabahindamo akabaganiriza. Hari umukobwa nari mfite ariko n'ubu aracyahari, aramubwira ati ningaruka sinzagusanga aha, nzaje kugusurira iwawe. Araguma nyine kumutera urwenya, aravuga ati abana bintu ntibashaka, ufite imyaka ingahe? Arayimubwira ati none uko ubikeka njyewe ukeka ko nagiye mfite ingahe? Ukeka ko bari banyanze? Mbese yarasahindaga, yarasabanaga. Ibyo ngibyo ni ukubera ko ariko yarateye nyine. Mu gusoza rero nta kindi navuga. Hari igihe abantu baba muri bwihebe. Mbese mu mvugo ya kera niho bavugaga ngo bamuciye amaboko, ukavuga utuye niwe wari udufashe, niwe wari byose. Ariko burya Imana ibibizi byose. Imana ibizi byose. Kugira ngo aje gusazira hano Bizimana abe yimutse, buriya ni muri gahunda y'Imana. Tiyagira ikindi kintu muzabitekerezaho. Ubundi hari igihe umuntu iyo afite ababaye, habe n'ibitakubabaza ubihindura ikibazo. Kuvuga ngo bari baravuze ngo nta gukarabira hano, ugahita wumva ari ikibazo kinini. Ubundi ukongera ukavuga ngo ese ko umuntu asanzwe aherekezwa n'abantu benshi cyane, kuba yaherekejwe n'abantu bake, ibi ngibi ntacyo bimaze, ni kuri twebwe, ariko we ntabyo azi ibi ngibi, nitwe tubizi. Gusa abana muzakomeze mugwize urukundo, naho ababitaho, abo musabana, abo muzasahinda, barahari abandi. Muzagerageze ikivi yasize muzacuza, kandi n'abandi bose muzakomeza muganire, muvugane, mwungurane ibitekerezo. Urugo ruzakomeza ruba urugo. Hari igihe mushobora kuvuga muti yadusize turi bangahe. Ubundi iyo ikibazo cyabaye nk'iki ugashaka kucyishyiraho wenyine, uraremererwa kuko mwamubuze n'abandi bose bamubuze. Twamubuze kimwe ariko ku rugero rutandukanye nyine. Ibindi bisigaye muzakomeza mugenda mwunganirana, tuvugana twese turi kumwe. Ubundi ngira ngo ubwo gahunda zikiriho zindi zo kuzasoza ikiriyo, reka duhinire ahangaha andi magambo
azaza kuvuga ico gihe, ariko reka twongere dushimire Jotamu watubereye inkoramutima, kandi ntugire ngo nuko wari umudufitiye, n'ubundi ubumwe buzakomeza. Hasigaye Imana imuhe iruhuko ridashira. Murakoze cyane. Ndabashimiye ko yavuze kose ndabishimangiye. Ibikurikiraho bari tubuye hano kubera tuvuye ku birori, hanyuma iyo gusubira ahatandukanye nk'uko bigaragara iyo cyakomeza mu rugo. Perezida ntavuye kuvuga hari bavuye mu buryo bwa mobile money, ariko ndashaka kuvuga abavandimwe bacu ntabwo tujya mu rugo ngo tubane dukore ibitaramo uko bisanzwe, ariko turi kumwe mu mutima, kumwe mu buryo bwose bushoboka. Hanyuma ikindi gikomeye wenda ariko mbere yo kumugeraho, niyo nta nubwo mvuga ko umubyeyi wacu yashingura aba bari aha ubwabo n'ibiki, ubwabo bwose n'ibiki, ariko n'abataje bose kumwe tukavuganye badutuye. Nuko Perezida amaze kuvuga ko urusengero rwabo rwose rwarimubwize, ariko n'imiryango yacu yose ntavuze ngo ayitire gusa, n'imiryango yacu yose tungana mu muti yashinzwe n'abantu bake rwose, yashinzwe n'abantu bose bakwiye kumushyira. Icya nyuma rero, ntabwo itagiye koroniza nibaho rero tuzagira umunsi munini wo gusiga kuri aba rero nongeye kubashimira kavuga ngo abasubira mu mago wabo babe bagiyeyo, abasubira mu rugo n'amahanga bagiyeyo, ariko turi kumwe tubaterefone tubavugishe bakomeze kuko bisanzwe. Hanyuma kuko nabyo bigiye kubaho umunsi turagushimira cyane natwe nk'abavandimwe bawe uburyo wafashe umupira uremereye ukora neza iriya mikorere, kandi wakomeje kuba umusenge turagushima ko ugashoje urugendo rwe neza, turagushima ko uri Imana, turagushima ko yakumenye, kandi turagushima yuko aruhutse, akaba aruhukiye ahabera hose baruhukira. Turagushima yuko umunsi umwe uzongera kutubonanya nawe, aho utazongera gutandukana ukundi. Mana, sanga umuryango we, sanga abana be, sanga abavandimwe be, ubahumurize kandi ubakomeze, kandi ibyo nabyo urabishoboye. Ubagirire neza kandi ubahe imigisha muri byose, wongerere kwizera, wongerere ibyiringiro, ubakomereze mu buntu bwawe no mu mbaraga zawe, bahore bagutekereza kandi uhore ubiyereka, uhore uvugana nabo kuri Imana. Turagushimiye, tugiye gutaha kandi na buri wese aho tugiye kujya, kandi na za gahunda zose zikiri imbere niyo uzazijyamo, mu izina rya Yesu Kristo Umwami.